ubuhanuzi bwa Habakuki bice 3 n'umurongo wa 2. Ni mudufashe gusoma. Navuga ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Hagati noko. Ni muri iyi myaka gusa. Turashima Imana kuba hano. Imana duhaye ibihe byiza iragucubahira. Amen. Tubahaye mpore ku bibazo bitandukanye hagati muri ino myaka. Mukomere kandi mwihangane. Kandi tubifurije umwaka musha muhire. Twiteguye ko Imana izakora ikintu gisha. Nimukomere Imana. Igira kabiri turashimira ikaze mwatwakiriyemo kugeza uyu munsi uhereye umunsi twagereye hano. Mwarakoze, turabashimiye abayobozi b'abayumbe kutwemerera mukatwemera mukaduha umwanya. Imana baheze umugisha. Turashimira abayobozi b'amatorero bari hano, mwagize neza kwemera no gutanga uyu mwanya. Namwe ndatekereza ko nimwe mwawutanze, mwaratwemereye. Turabashimiye mwese uko mungana hano. Imana baheze umugisha. Nimubakomera amasha abayobozi bacu. Turashimira kandi abashitsi uko bagiye babakira. Natwe turabakiriye kandi turabishimiye kubana hano muri kino giterane. Aho muvuye hatandukanye, mwegere tubane mu byiza by'Imana. Ijambo rya nyuma dushima kugira ngo tuje mu ijambo. Turashimira Bishop kuva muri Amerika uri hano imbere yacu urimo vuga ubutumwa. Twishimiye kubana namwe no kutwemerera. Imana baheze umugisha mwinshi. Gushimiho ni ikintu kibanze, ahubwo twogabanya kundi mwanya wa byinshi twovuga, ariko dukoze kikabanza. Dufatanye rero ukomera Imana amashi twishima mu izina ry'Umwami Yesu. Haleluya. Amen. Tumuzamure amaboko Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Haleluya. Haguruka rero kidari. Ariko tugiye kubyina. Nukura ngo tuganire ahagaze hari. Duse dutere haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ahimbaze Yesu. Amen. Refera Matayo ndamwakire by'umwihariko. Twarabanye kenshi cyane kandi yaranyoboye aho nasengeraga kiba Kampala. Ndakwakiriye cyane kandi wege. Na amuru chukua kitanda chako uende. Na tabiri chukua kitanda chako uende. Na amuru chukua kitanda chako uende. Na tabiri chukua kitanda chako. Leta yaliyokulemea, mimi nitabeba. Leta mizigo yako, mimi nitabeba. Leta magonjwa yako, mimi sio mimi ninasema, Bwana anasema. Sio mimi ninaponya wewe, ni Yesu. Na amuru chukua kitanda chako uende.
natabiri chukua kitanda chako uende, leta yaliyokulemea, mimi nitabeba. Leta mizigo yako, mimi tumusabura amaboko Yesu tunasaba. Haleluya, haleluya. Turavuga amagambo make cyane, twavuze ijambo ryo guhembura umurimo w'Imana cyangwa se k'icyifuzo no gusenga. Tuvuga ngo Uwiteka hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Mu gice cya mbere Habakuki yerekwa Yesu ibyago bizaba. Mu gice cya kabiri avuga ko abakiranutsi ngo basabeshwaho no kwizera. Mu gice cya gatatu agira icyifuzo cyo gusaba, arasenga, aravuga ngo Uwiteka hembura umurimo wawe hagati muri ino myaka. Niyo sengesho dufite. Ariko ejo turavuga ngo nta kindi gishobora guhembura umurimo w'Imana usinze kwiga. Paulo abandikira Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Turavuga ngo integeke zawe ntizigatume ugira ibyo ukura mu byanditswe uvuga ko bitagezweho. Natabiri chukua kitanda chako uende. Haleluya, haleluya. Ayimba kwa Yesu ndiye. Hey. Sifa za Mungu. Itegeke z'abantu abenshi, abakomeye, abahanga, abanyabwenge, ariko bafite itegeke biyorohereza bafata bimwe mu byanditswe bavuga ko bitagezweho. Kandi mbabwira isi ya none turimo, ndababwira gusa kimwe kiri kuri umutima, no kugaruka kwa Yesu. Haleluya. Iryo jambo rivuzwe niko kubwira abanyabwenge ngo bareke kumva gutegura ibintu by'ikoranabuhanga bari. Uzusa n'ubaciye intege niko kuvuga ko izo abantu barimo ndabiha. Okay. Ibihete zashobora gukura icyo yavuze, ibizime n'iherezo kahagaze ku itangiriro. Haleluya! Tuvuga ko kwiga cyangwa se kwemera kwiga ariho haba imbarutso yo kongera kandi kuzutsa umurimo w'Imana. Nababwiye ko nta muntu Yesu yigeze akoresha utaremeye kwiga ubwenge. Yahamagaye abigishwa abashyira ku ntebe y'ishuri, kandi Bibiliya ivuga ngo uwanga ubwenge Imana izimuta. Tuvuga ko nta kintu na kimwe kitazacirwa, ibintu zose bizabyiga. Niyo mpamvu Yesu yanze ko abigishwa bakora ibintu batarabyize. Kandi amasomo yose ntiyarangije, gusa yatanze amasomo y'ibanze. Arangije aravanga icyo buri cyo kibamarira. Mureke ngende umwuka azaza akomeza abane namwe muri ano masomo yanjye. Muzi muri kimwe cy'ingenzi gikomeye umwuka yakoze no guhembura umurimo w'Imana. Muri iri jambo isi Satani amaze gutanga inama mbi kuri Adamu na Eva, yabashizeho imbaraga kugira ngo bakore ibintu. Ni igitekerezo yatanze, yabamenyesheje amakuru, atanga inama, abasaba gufata umwanzuro. Umwuka amaze kuza nawe ntiyaje gukoresha ibintu imbaraga, yaje gutanga inama no kumenyesha ibintu byose, agasaba gufata umwanzuro. Yego. Aye ufite intwaro kingo, ufite intwaro kingo, ufite intwaro kingo.
ufite intwaro kingo urwanya intambara. Haleluya, haleluya, ayi maso yasigara hembura umurimo wawe. Haleluya Yesu, hagati muri iyi. Amen. Haleluya, haleluya Yesu. Itorero risagishwa ubundi Pawulo yabwiye abikorinto mu bintu byinshi cyane. Ubundi abikorinto n'abandi benshi aho Pawulo yagiye agera yari afite inzitizi zikomeye cyane ngo yuko abantu batamwemera nk'intumwa. Gusubiza mwene data baranaba na Petero Kefa bari bazi neza ko Pawulo yahamagawe ngo nibo bakaza bagaragaza kumvisha izindi ntumwa ko Pawulo nawe ngo yahawe umurimo ukomeye kugira ngo umurimo w'Imana uhembuke. Haleluya. None wakomeje kubikora gutyo ngo abona nanone ngo asakora abantu batazamwemera neza. Ageze Korinto ahantu hose yagiye agera. I Efeso niho yatinze cyane, ariko Korinto, itorero ry'Ikorinto Pawulo yariyoboye ari karefera. Kandi Pawulo yariyoboye ari karefera mu kanisa ahantu runaka. Gusinzi Korinto kubera ibintu byinshi, ariko kimwe nari kubabwira urashaka kubamenyesha mu mpano z'Imana uko zikora mu itorero. Aravuga ngo bene data muzerekeye ku mpano z'umwuka ngo sinshaka ko mutabimenya. Tumusaba cyo Yesu binazara. Haleluya. Mu minsi yashize bakeza tekereza ko mu mpano abantu bifuza bafashe umwanya wo kuja kuzisengera Imana yozibaha. Komeje gusoma ivyanditswe nsanga sibyo. Gusa twogira ibyifuzo tukaja mu Matayo tugasenga twifuza impano runaka, ariko Imana ntiyo yigwa kubera ko bayisengeye. Nicyo nshaka kubigisha gato namanizira mu ijambo ryo gusoza. Hanyuma rero unagiye gusa mu cyifuzo ufite bigahurirana no kwa ibyifuza, tugatekereza ko wasenze neza cyane zatumye Imana igusubiza. Bibiliya izivuga ngo mwuka ngo azazitanga uko ashaka, ngo azaziga uko ashaka. Usize impano mu mpano icyenda z'umwuka, mu impano y'ubwenge n'Imana izitanga umuntu yayisengeye. Ndabifuriza umwuka w'ubwenge. Leta misigo yako imenitambelea, leta yaliyokulemea imenitambelea. Sio mimi ninasema, Bwana anasema. Mizigo yako mimi nitabeba. Haleluya. Ayibase Yesu. Impano y'ubwenge ni ingezi cyane mu mpano zose zigomba gukora mu murimo w'Imana. Cyane cyane n'umwihariko w'abantu bayoboye abandi. Abayoboye abandi baguze ubwenge. Jewe simbatoye ndanze. Abanyumva ndabagumuye timukemere kuyobora n'abantu badafite ubwenge. Ndabizi ko arabomererwa nabi kubera ko bafite ibifu. Sio mimi ninasema Bwana anasema. Kubera ko turi mwishuri twiga, kubera ko turiko twiga, umuyobozi vyibuza mu mpano mu gice cya mbere cy'impano, impano y'ubwenge n'ubumenyi no kurondora imyuka, ategerezwa vyibuza kuba afite, tukabona kumwemerera akayobora, ariko haya yiga ubwenge bwo kubona nizo ziga. Ariko adafite n'imwe jewe ndamuhanzi. Bibiliya isivuga ngo nicyo gituma mu bitumwa mu cyimbo cya Kristo nta muri umugomba kuba adafite ubwenge. Imana ndiyo tubiga. Nimwumve rino jambo mujye babwira. Icyakora Imana izihamagara abaswa ikabishiza mu ishuri, abanze kwiga ikabakuramo tizibashira mu nzu titiyo gutuma no kiti cyo nashaka kwiga tuve muri uyu mukuta n'ubwiye ko wanze ubwenge Imana ndiyo gutuma
ukaba wemeye kwiga. Ariko kandi ijambo riguhumuriza uko umeze kose ushobora kuba wiyizi ubusa. Hagarara mu mwanya urimo Imana yo guhamagara. Ijambo rya kabiri twavuze kugira ngo umurimo w'Imana uhembuke muri twe ni ukuba mu bihe byo gusenga. Yesu yigisha abigishwa gusenga, aravuga ngo icyakora mwebwe nubwo mufite icyifuzo cyo gusenga ngo nimuza muje gusenga muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, izina ryawe ryubahwe. Tuvuga mu nkingi zibiri gusa zigize mu kubahisha izina ry'Imana. Icyambere no kwihana, icyakabiri no kwizera. Abafite ibyo bintu bibiri haba mu iteraniro cyangwa hirya y'iteraniro izina ry'Imana ryubahwe. Amen. Kanga icyakabiri cy'ubwami bw'Imana kuza, hari impamvu Yesu yashakaga ko abigishwa be basoza bakorera muri tere cyangwa se mu kibanza kirimo ubwami bw'Imana. Tuvuga ibintu bine by'ingenzi cyangwa bitanu ubwami bw'Imana buza gukora. Icyambere ni ukubohora imbohe. Tahandi Imana ikorera umurimo hari abantu baboshwe. Ndabasabira kubohoka mu izina ry'Umwami. Haleluya. Haleluya. Mungoro haracari by'icyo Aburahamu abandi bagutaze kwishira ariko ahawe haracari wihute wishije wihute wishire n'igikunze wihute wishije wihute wishije Haleluya. Ayima fest. Naragiye ko n'ibihugu zagiye bifata ubutegetsi bakoresheje imbaraga kugira ngo bibohore. Icyambere bazakora bamaze gufata bazabohora imbohe. Waba warakushe cyangwa barakurenganyije imbohe zigira itangazo baza batangarizwa ko ari umwaka w'imbabazi. Amen. Icyakabiri mu bwami bw'Imana taza ribayo. Wabana bukirana wagarutse ariko ngo akiriye ngo atekereza ko kwase baza barya bagasiga. Aravuga ati nakucyara no kugeza uko mpfa kwa data baza basigaza. Ibwami taza ribayo. Ni mwemere mu ijambo ry'Imana mubabanye imbaraga mukuru umurimo w'Imana. Imana itegereje ko muri abagabo babize bashobora guhembura umurimo. Kandi babwire umuntu wizeye ku Mana Imana imuha ibintu bibiri birenze ibindi cyangwa bitatu. Icyambere Imana izimuha favor, imuha ikibali. Icyakabiri Imana izimuha izimugabira umurimo wawe. Icyagatatu ngizifata ku cyubahiro cyayo wikakimuhaho, ariko ngo yanga umuntu uje kugifataho wenyine uzushobora kuko kitamira izigutse Herode yakoze byamafu bene ko siku hiyo ni ya shangwe kwa mabubu wataongea vizuri. Siku hiyo watamusifu Bwana Yesu kwa vigo vyao watafurahi. Haleluya. Haleluya. Abanga pinga basaba tekereza ko hari izo basikandara baswa ndakurahiye mwemere mwige mukora umurimo w'Imana neza. Amen. Dekolo hari gufite inzuzi reka kwihagararaho ubanza use n'umuntu udafite inzuzi ubanza wumve bamwarimu isobanura nuko kiza yubi wayi kuri mwarimu aza kureka ariko kaza gutsindwa mu kizana. Harimo wanze kubyiga ariko buke yaravuga ngo izi minsi ngo yaravuye ruguru ngo afite umuhamagaro wo kugira kanisa mu cyumweru cyambere guki Noel birabaye yari guhamagara pasiteri waho narindi gusa ngo cyakiyoka ngo ndagibuza gutena Noel ariko n'ubutanga mmoja hasavuga ngo ikiyoka ngo aragibuza gutena Noel kaza kwira pasiteri mwihore muri
mureke mwihore umuntu waze kwiga yarahamagawe umuntu yotanga kuyoboka bamuyoboye ariko agashaka ko abayoboye bamuyoboka ese tubwizanye ukuri dindi bikunda kandi ndakubwira habe nubwo waba ufite zishize uzujijisha kutabizi kutabizi wose uca hirya ukenga Imana ukavuga ngo ubwami bwawe nibuze ukubite hasi paka Haleluya. Tumuzamure tuhoye sura. Haleluya. Haleluya. Ahimba sura. Haleluya. Isaga tatukiba mugamba. Yego. N'indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Haleluya. Apana zijya amaganya n'izintonganye waratonganye n'abantu ukazuza kuririmba hano. Iyo ndirimbo mwiteraniro twaryanze. Mwiteraniro ry'abera bahamagawe. Habe indirimbo zibiri. Tukashira bya gatatu. Ndababwira zibiri gusa. Ariko izindi zose zisigaye zaziririmberwa mu magi wanyu no ku musozi magi mu butayu. Ariko mwiteraniro ry'abera bizibiri. Kwanga gutera amazina. Zirabwira izo ndirimbo. Yego. N'indirimbo nsha n'indirimbo y'ubwenge. Iyo uzanye imvi ubusanzwe ikaze. Ntabwo ari byo numvanya abantu umunsi ku wundi jewe ndabibona. Ntabwo ari byo numvanya abantu umunsi ku wundi jewe ndabibona. Sinabwiye wa mugabo w'imuhira yoneshereje mugenzi we habe niyinga ujya wonewe yamavango ngo afite umwanya ngo bamuze umwanya wo gushima yamasoma muri Zaburi yamarasa mu ciciro buke mugenzi we yamavango iryo jambo urudusoma ijuru isomeye uko nakoneshereje turabona nani dusohoka yarasomye n'ukuri bidahuye yarasomye bidahuye n'uko yaragiye gushima. Ubundi mu mashimwe ya Dawudi mu ndirimbo ze ntabwo yakeza Imana amarangamutima ye n'umuntu bakoroganye yakeza imbere y'Imana ari we mu rugo cyangwa ku musozi akavuga ngo Mana ndakwereka umwazi waje yangiriye nabi utazanyifuriza ibyiza akabivuga mu izina. Ariko muri rusange Isiyoni kuramya no guhimbaza izo yakeza zishyira ku ruhande ngo akavuga indirimbo zihuriza abantu hamwe ngo zituma bafatanya no guhimbaza. Icyakane k'ibwami ni amategeko. Ntabwo ari amategeko. Muratekereza ko twakora ibintu nk'ibi n'ibindi duteganya n'ibindi twakoze tudafite ababihagaze ku mutwe tibikunda. Mu ijuru hari inzego zubakitse ibi byose muzamubona mu isi. Isi gusa izigenda yoza ishyiramo trike y'ubuyobe buva ku badayimoni ariko gahunda zose zubakitse kuva mu ijuru. Nicyo gituma Yesu yarakubwira abigishwa ngo muzamukuru ubwami bw'Imana buze n'isari inzego zubakitse. Hari bidashira hari amategeko y'ubwami kugira ngo abantu bakore ibintu neza. Amen. Icyagatanu ibwami haba amaturo. Tureke za tegeko abantu bagira kandi kubera kubimenya neza n'itorero ry'intumwa ngo nta mukene bagiraga ngo kubera guhuza izabo ngo bakabishira hamwe bigakora umurimo w'Imana. Pawulo abwira Abikorinto kuko abantu benshi bakunze kwifashisha icyo kintu cyane babishanisha mu ntegeke zabo bakazana icyo cyanditswe ariko bagira ngo kiraborohereza. Ngo Pawulo ngo yabwiye Abikorinto ngo umuntu wese murimo ngo akore uko yabigambiriye mu mutima we ngo adahatwa ngo Imana izikunda ngo umuntu ukora uko yagize anayizerewe yabigambiriye noneho bakagifasha bagira ngo birorohereza abantu babwira amakuru. Iryo jambo niryo rikomeye kuruta izo bazababwira kuko ahubwo icyo umuntu yagambiriye Satani kunze kuriganya imitima kudakora icyo bagambiriye. Pawulo ni umunyabwenge cyane yavuze icyo kintu kugira ngo hatagira umuntu uza kugira itegeko mu gukora. Kandi icyo ngicyo nicyo Ananiya na Safira bagambiriye mu mutima badahatwa ariko ngo bamaze kugurisha isabo ngo umwanzi arabariganya ntibakora icyo bagambiriye. Reka ndabikubwira habe n'ubundi ni ukuri tugakora icyo utagambiriye ariko kandi icyo ngusaba tukaje munsi y'icyo wagambiriye kandi umutima dushobora kukwemeza
gukora ikintu kiri munsi y'ubushobozi. Ijambo rya nyuma tuze gusorezaho kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze uhemuke muri ino minsi no kuba mu bihe byo gushima Imana. Pawulo yabwiye ab'i Tesalonike arababwira ngo musenge ubudasiba, mu bibaho byose muza muhora mushima n'icyo Imana ibashaka muri Kristo Yesu. Amasengesho yose y'uburyo bwose, haba gusenga ku buryo butandukanye, uzabigaragaze n'ibyanga. Reka kubwira, nufata umwanya wo kuja gushima Imana, ndakurahiriye n'ukuri ntabwo uzasubirayo udafite igisubizo Imana yatanze. Amasengesho yo gushima Imana mu byiza cyangwa se mu bibi biza bihembura umurimo w'Imana. Ngakira mu